mbese abanyarurembo mwiriwe muri aho kumutavuga nk'abo ku rurembo ariko numva muvuga nk'abo abo ku rurembo muri aho mwiriwe ubwo rero ibyo nibyo sawa ibyo nibyo muravuga nk'abanyarurembo ndabona rero mususurutse nk'abo ku rurembo koko kandi ni mu gihe mugatsinda muri abana b'Imana kandi mwagiye kuyireba mwagiye guhura nayo amen. Sinzi niba mujya mwibaza tugeze kuri urwo rurembo yewe iri zina rinyibutsa rwa rurembo rwa hehe rw'Isiyoni. Hari umuhanzi umwe w'umunyarwanda ahimbye indirimbo aravuga ati tekereza nshuti yanjye dusesekaye. Ndumva ari uwitwa Antoine Kanamugeni wahimbye iyo ndirimbo twajyaga turirimba. Aravuga ati tekereza nshuti yanjye dusesekayeyo umukiza agira ate atwakira aduha iki ingororano ngo tuzamusingiza tuzamuhimbaza. Nanjye rero ndabitekereza iyo ntekereje izina ry'ururembo ntekereza rwa rurembo rwo mu ijuru. Niyo mpamvu tugomba kumera nk'aho ku rurembo, tugasusuruka nk'aho ku rurembo, tukanezerwa nk'aho ku rurembo, maze Mwuka w'Imana ukadutaha tukaba twitwa kuko abanyarurembo atari ku izina gusa. Mutekereze tuzamutse tunesheje he intambara yo kuri iyi si, intambara ikomeye cyane ngo tuzaba turirimba ya ndirimbo ya Mose yanditse mu Kuva igice cya 15. Si bizaba ari iby'igikundiro. Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye impindukiye agakiza, uwo niwe Mana yanjye nanjye ndahimbaza. Amen. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni izina rye. Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako, Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo kwashegesha ababisha. Uwiteka mu byitwa Imana harihwanye nawe. Imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu wacunguye, wayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Amahanga yarumvise ahinda imishyitsi, abatuye i Kanani bose barayagara. Muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshye he mu nyanja. Ngiyo indirimbo tuzahanika tugana kuri rwa rurembo rwo mu ijuru. Ubwo tuzaba tunesheje ya miruho yose, ubwo tuzaba tunesheje rwa rupfu rudufatira muri iyi si, ubwo tuzaba tunesheje za ndwara n'akagahinda kose twagiriye muri iyi si. Amen. Amen. Reka dusenge. Nyir'imbabazi Mana yacu, gitare kidukingira, turagushimye muri iki gitondo kuko watubashishije kugera aha muri iyi ngoro yawe kuri uru rurembo. Ngaho rero Mana nzima, Mana yanesheje, turakuraritse kugira ngo uze ube muri iyi ngoro, wirukane imyuka yose ya Satani ive ahangaha, maze utwihangemo. Twemerere twongeye tukubone, tubone ubwiza bwawe. Mu izina rya Yesu turakwambaje. Amen. Ijambo ryo muri iki gitondo nashatse ko dutekerezaho riravuga ngo bibwire Yesu, kandi nabyo bibwire Yesu. Sinzi niba bisobanutse. Navuga mutari rwose uriya mugabo ko nduzi yego arashaje ariko ntabwo arasaza cyane ko nduzi yatangiye gucika ururondo ngo yakiri muto. Bibwire Yesu, nabyo bibwire Yesu. Ubwo se ntari gusubira mu magambo. Bibwire Yesu kandi nabyo bibwire Yesu. Ntabwo ndi gusubira mu magambo. Ibibazo biradutera, tugira ibibazo, tukagira ingorane, tugahagarika umutima, tugaterwa n'indwara, tugaterwa n'impagarara. Ibyo byose bigutera ugira ute? Bibwire Yesu. Ariko kandi ibyo bintu nabyo, ibyo ngibyo, ibyo bigutera, izo ndwara zigutera, ubwo bukene ufite, dayimoni kurimo, nayo ugira ute? Uyibwire Yesu. Ntabwo ari ukubwira Yesu gusa uti ibibazo byanjye urabizi ko biteye ingorane, ni ibibazo byinshi. Nabyo hindukira ugira ute? Ubibwire Yesu. Uti wa kibazo we, uzi Yesu
wa ndwara yanjye we, uzi Yesu uwo nguwo uwo wanesheje, uzi Yesu ko akomeye kurusha iyo kanseri, uzi Yesu ko akomeye kurusha iyo sida, uzi Yesu ko akomeye kurusha malariya, ubwo buganga bundimo, uzi Yesu wa dayimoni ndimo, Yesu uramuzi. Ibyo nibyo nshaka kuvuga. Ukibwira Yesu icyo kibazo nacyo, kimenye ko Yesu agira uko angana. Se Yesu muzi ko ntago angana atya. Yesu angana ate? Angana atya. Maze nacyo kibwire. Ibyo nibyo nashaka kuvuga, ntabwo nasubiraga mu maka. Bibwire Yesu, hanyuma nacyo hindukira ukibwire ute? Ukibwire Yesu. Ukibwire. Kandi iyo ukibwire ubugira ute? Ububwire ugira ute? Ugitera. Ububwire ugitera, ububwira nyirabayazana, maze aho akagira ate? Agatigita, agahinda umushyitsi. Burya ngo iyo dayimoni yumvise izina rya Yesu agira ate? Ahinda umushyitsi akadagadwa. Iyo yumvise Yesu biracika. Araza akatwongeraho uburimiro, ariko iyo tugize dute tumubwiye Yesu agira ate? Intege zose zirashira. Twasomye mu Kuva igice cya 14. Reka twongere turasubiremo. Ngo burya biryoha bisubiremo. Reka twongere dusubire mu magambo yanditse mu Kuva igice cya 14. Umurongo wa 10. Ngo Farawo batuze Abisirayeli ubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva ziri mu Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugira utyo kudukura mu Egiputa? Si ibyo twakubwiraga mu Egiputa tuti tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira hehe? Dupfira mu butayu. Mose baramwivumbuye. Abisirayeli aho bari bakampitse muri icyo kibaya hafi cy'inyanja itukura, bamaze kubona izo ngabo za Farawo ziturutse inyuma zaka umuriro zokera zibotse igitutu, maze bagira ubwoba cyane. Ariko bari bafite rezo kugira ubwoba, kuko bari bazi ubukana bw'izo ngabo, bari bazi umubisha bw'izo ngabo. Izo ngabo zari zarasegesha amahanga, bari bazi ubushobozi bwazo. Nuko bagira ubwoba, bareba ku ruhande hari Pihahiroti, inkike n'ibihome by'amabuye manini cyane. Ku rundi ruhande hari Migidoli na Barizefone, ibihome bikomeye ku mipaka ya Egiputa bigeze nko kuri mayizi 12. Imbere hari iki? Hari inyanja itukura. Inyuma hari iki? Hari izo ngabo z'Abanyegiputa za Farawo. Nuko Abisirayeli barataka cyane, bagira ubwoba, baraboroga. Yatangira kubaza Mose bati, wadukura iki muri Egiputa? Ariko se Mose hari n'umwe yaziritse umushumi mu ijosi? Nta n'umwe yageze azirika umushumi mu ijosi ngo avuga ati sohoka muri Egiputa. Ahubwo babwiye ko bazasohoka muri Egiputa, bose bagize bate? Baratangiye barabyina, baranezerwa, kuko bari bavuye mu bucakara. Bagomba gukorera Abanyegiputa nta mushahara, birirwa bakubitwa, maze bavuga bati, natwe tugiye kubishyanga, natwe turagiye, natwe dusezeye ku Banyegiputa, tugiye kuba abantu. Abacaka ntabwo bari abantu, baba bafata nk'itungo. Ariko bahindutse nde? Mose. Bibagiwe iki? Bya bitangaza byose Imana yakoreye muri Egiputa. Murabizi uko amazi yahindutse amaraso, igihugu cyuzura ibikeri, hatera inda, hatera muryamo, hatera ibisebe, hatera urubura, hatera inzige, hacura umwijima, maze abana b'imfura bose barapfa. Ariko ibyo byose babonye ingabo za Farawo ubwoba bubafashe, bari bakigibuka. Reka da, baratangira kubwira Mose bati, wadukura iki muri Egiputa? Byose biragiye. Ese iyo dutewe n'akaga, aho ntitwibagirwa Yesu? Ese iyo tugeze mu majune cyangwa tugeze muri cya kibaya cyo kwiheba, ese ntabwo twibagirwa Yesu? Ese iyi ndwara itugerereje, aho ntituvuga tuti Yesu ntaho hari, ntaho ubaho?
murazi akaga kateye mu gihugu cyacu, benshi baretse Yesu. Ariko umugaragu w'Imana ukiranuka witwa Mose yabigenje ate? Musome ku murongo wa 13 w'igice cya 14. Mose asubiza abantu ati ngwiki muvuge cyane, mwitinya, mugire mute, mwihagarire gusa maze murebe iki? Murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kugira gute? Kubabona ukundi. Uwiteka ari bugira ate? Ari bubarwanirire, namwe nimugire mute, namwe nimwiceceke. Ntabwo Mose yashubirishije ubusasi bw'abo bantu bundi busasi. Iki rero nicyo kitwereka umuntu uzakurikiye uwo ari we. Yarazi Imana akurikiye ariyo, yarazi uwakorera uwo ari we. Yaravuze ati mugire mute, mwicecekere. Kuki mutangiye kugira imitima ihagaze? Kuki mutangiye gutera induru no gutera hejuru? Mwicecekere maze mugire mute, murebe icyo Imana ibakorera. Bavandimwe bakundwa, ya saha utazi igicuku kinishye, ha hantu utazi, muri cya gikombe cyo kwiheba, muri cya gikombe cy'umwijima, cy'igicucu cy'urupfu, aho ngaho uzagira icyo uhaburire nande? Uhaburire na Yesu. Bari bazi ko ibyabo birangiye. Nawe urebye izo ngabo za Farawo uko zamanutse, imbere yawe hari inyanja itukura, ntabwo wakoma ngo uzagere ku yindi nkombe. Bari bazi ko birangiye. Ariko iyo Mose yakoreraga yari hari. Uzi ingorane wanyuzemo, uzi cya gicucu cy'urupfu wagezemo, uzi ha hantu mu Kinyarwanda tuvuga ngo ugera umwana arira nyina ntagera ate? Nyina ntiyumve wagezemo, wanyuze. Ariko Yesu yagize ati yarahagusanze. Icecekere gusa rero ugira ute? Ubibwire nde? Ubibwire Yesu. Ubibwire Yesu. Uwiteka arakurwanirira, azakujya imbere, n'inzira azakubera ya nkike yakumuriro, maze akumurikira ku ntambwe zawe, maze mu munsi yakubere ya nkingi y'igicu ikuyobora kandi ikaguha amazi yo kunywa kugira ngo uticwa n'inyota. Bibwire Yesu, kandi nabyo ubibwire Yesu. Yewe urushye kandi uremerewe, ngwino arakuruhura. Uruhijwe n'indwara, indwara yakokamye, imwe yabaye umuturanyi kandi idakira. Bibwire Yesu, kandi nayo igira ute? Uyibwire Yesu uti niko wandwara. Uzi Yesu, uzi ko Yesu ari inyamibwa idahangarwa. Uzi ko Yesu yakijije uwavutse ari impumyi, yatobye akondo gusa agira ate? Asiga ku maso. Impumyi igira ite? Irareba, ibona amajwi y'abantu, itarizi ukuntu umuntu ameze, ibona umuntu, ibona ibintu. Uzi ko Yesu yakijije umugore wari waratewe na dayimoni. Usome muri Luka igice cya 13 umurongo wa 11, turebe uwo mubyeyi wari waratewe na dayimoni. Luka igice cya 13 umurongo wa 11. Maze ukibwire iyo ndwara, uyibwire uti Yesu uwo nguwo wakijije uwo mugore, uwo mubyeyi wari warahinahinywe na dayimoni, arakomeye kukuruta. Igice cya 13 umurongo wa 11 haravuga harya ati asanga nk'umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 yarahetamye atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza, maze ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Umugore wari waratewe na dayimoni
iramuhinahina adashobora kunamuka. Uyibwira uti iyo dayimoni nayo uyibwira, kandi iyo dayimoni yari yaramuhinahinnye igereranywa n'icyaha. Icyaha kiduhinahina, kikaduhina ingingo, kikatuziba amatwi n'umutima, kikaduhuma amaso, tugasigara tureba ibirorirori, ntiturebe imigisha idendeje imbere yacu, ntiturebe umunezero n'ibyishimo, tukabona gusa indamu zacu z'uwo munsi, ndetse nyinshi ziyobora kwa nyamutezi wo mu irimbukiro. Niba ari iyo ndwara yakubujije amahwemo, ni ikimungu se, kanseri, ni sida se, ni mugiga, ni diyabete, ni hepatite C, ABC, bibwire Yesu, kandi nayo uhindukire uyibwire Yesu. Wa ndwara we ntunyishime hejuru, kuko Uwiteka ahari, kuko Yesu yanesheje. Uyibwire uti ukuboko kwe kw'iburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako, ukuboko kwe kw'iburyo kwashegeje ababisha, ndetse niba ari niyo kanseri kugejeje mu yanyuma ariyo phase terminale. Uyibwire uti urigoreza ubusa, kuko nunanyica Yesu azagira ate? Azanzura. Uti kandi nzazukira kubaho ibihe bizira iherezo. Amen. Ukomeze uyibwire uti kandi muri ibyo bihe bizira iherezo nzabibanamo umunezero uzira iherezo. Mbega Yesu, bibwire Yesu, kandi nabyo ubibwire Yesu. Amen. Nakaga iyo tugeze mu ngorane maze tukibagirwa izina rya Yesu, tukibagirwa, ikaduhuma niyo dayimoni iduhuma amaso. Kandi iyo dayimoni inkuru ni iki? Ni icyaha. Tuzi ko nizo ndwara zose zavuye kuki? Ku cyaha. Niyo iduhinahina, ikaduhinahina maze ntidushobore kurambuka. Za dayimoni rero ni nyinshi. Dayimoni ni nyinshi, ibyo byaha ni byinshi, utwaha tunini byose ni ibyaha, ni byinshi. Intekerezo mbi ni dayimoni iturimo. Burya ndetse baravuga ngo nasiyo yose igira dayimoni yayo. Murabizi ko dayimoni yaduteye nkatwe b'Abanyarwanda, iyo dayimoni yitwa Gahutu Gatwa Gatutu, iyo ni dayimoni yatwokamye kandi igiye kuzatugeza habi. Icyo tureba cyose tukakireba muri ibyo ngibyo. Yenda ntabwo twe tuzi ko yari dayimoni. Ni dayimoni mbi. Iyo dayimoni yagombye gucika mu mitima y'Abanyarwanda, maze Abanyarwanda tukumva ko Yesu yaremye Adamu, arema na Eva, hanyuma Gahutu Gatwa Gatutu tukamenya ko ari dayimoni. Ibyo tureba byose twabireba muri ayo mataratara, tukamenya ko turi kubirabana amataratara ya Satani, ya Rusuferi, kuko ari we wazanya ayo matati. Maze rero tumubwiye tuti niwe iyo dayimoni kurimo cyangwa indimo, maze nyibwire. Dayimoni we nushaka umve mu uyu mwanya, kuko Yesu yanesheje kandi azagaruka kandi azaza kunjyana. Kandi iyo dayimoni uyu munsi Yesu ashobora kuyimvanamo. Amen. Amen. Dayimoni zirukwishi, ntimukajye mushakira kure, dayimoni zirukwishi. Ibyaha biturimo, ingeso yatunaniye, iyo ni dayimoni. Ikaguhinahina, ntitumureba neza, kareba ibirorirori gusa. Ureba ibirorirori ujya ko bareba neza kandi ushaka no gukora neza. Uruhijwe n'ubukene n'ingorane z'ubu buzima. Uti dore ubuzima burahenze, ndi haruwaye, namara kuri haruwaye, kagashara mpembwa udusigaye tukayoyoka nk'umuyongo hagati mu kwezi, maze imbabura nkazimanika. Nako hano nituvuga imbabura, ariko kwiziniye ugasanga irera, kuko utafite icyo kwishyiraho, cyo kwishyushyaho. Frigo yo yeze kera, maze ugatangira ukihe guti mbese noneho ndabigirane. Yenda wafashe agakredi hirya hino kuri karite do kredi, dore ko bayaduha nyine bayafite. Hano ni ku isoko y'amafaranga, ariko ari mu maboko ya bamwe. Ubu rero wayaduhaye maze agatangira akatwoherereza ibyo bita fagitire na za etere, inyungu zitagira ingano. Noneho ukayikubita imwe hano indi kinjira, maze wajyaho umutima ugahaba uti ndabigirane. Ubukene, ese mama ko ashaje kandi dore yarwaye,
afite yamiba yamuzonze, ngomba kumwohereza akajana kugira ngo ajye kureba ukuntu yagura umuti, maze ugasanga noneho imifuka igize ite, imifuka ireze. Umugabo akagira ati agatebeza ikote, ngo uyu mugabo yumiwe atebeza ikote. Nakaga bavandimwe, maze ubwo bukene bwatugeraho maze tukiheba, kandi ntitukihebe kuko Yesu ahari. Kandi uwo Yesu musange wimubwire, maze arakwereka ubundi buryo ukuntu wabigenza, kuko yaravuze ngo abamwemera ntibazabahira, ntibazabiki, ntibazaba inyuma, ntibazaba imirizo, kandi ntabwo bazicwa n'inzara. Ya firigo yawe uzongera ubone icyo ushyiramo. Urumva, ntabwo tugomba kwiheba n'ubwo bukene. Dore Uwiteka avuga muri Zaburi igice cya 40:17, icyakora njyeweho ndi umunyamibabaro n'umukene, ariko Uwiteka agira ati anyitaho, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Mana yanjye ntutinde. Iyo uzi ko iyo Mana yawe hari muri ubwo bukene bwawe, usohokamo kandi ikagufasha, kandi kirutaho ikakwereka ukuntu ugomba kubigenza. Nicyo nkundira Abadiventiste, nubwo usanga atarize amashuri ahanitse, ariko usanga hari ibintu azi kandi abandi bantu batazi bo hanze. Narebaga no mu Rwanda wasangaga bajijutse, bafite ukuntu bajijutse mu byerekeranye n'ubuzima, ugasanga bazi amategeko agenga ubuzima n'imirire, ukavuga se bariya babyigiye, ukabiyoberwa. Babyigiye mu rusengero, babyigiye mu migisho, barihuguye. Ugasanga natwe rero ntitukabe les esclaves y'amasysteme y'inaha, ngo ubukene butwokame. Abizi ko abasuhuke nkatwe benshi tuba twarasize byose tugata inyuma, tukaza gutangira ubuzima. Niyo mpamvu usanga benshi turi abakene, kandi ntabwo ari abanga. Muzi ko biruhije kugira ngo dushobore kubona n'akazi. Urahagera urenjenyeri, ariko ugatwara iki, ugatwara tagisi, ariko urenjenyeri, cyangwa uri umuganga, ntabwo wize hano by'ubuganga hano, ntabwo wamenye iyo biki, ntabwo wamenye iyo byerekeye. Ugafata iki, ugafata nyine tagisi cyangwa ugafata ikintu. Urumva umuganga na tagisi ntabwo, ariko iyo tagisi uyitwaye neza, ukitwara neza, ubaho. Niyo mpamvu Imana ikwereka iti yego gira utya witwara utya, hanyuma ugasanga bwa bukene busohotsemo. Ntabwo Imana ukorera yawe ari abana bakize, ntabwo Yesu wawe ari nkunda abakize gusa. Abakize n'abarabakunda, ariko n'abakenya agira ate, aradukunda. Ubwo abisi usanga bashaka amaboko kubakize, bagashaka kubana cyane n'abifashije, bagwije kashi, cyangwa se bamwe bita abategetsi, nubwo bamwe baba bihishwemo abategetsi. Kegeti bya rubanda, muribuka wanditse ngo isi ya rusahuzi, sinibuka niba ari Gasimba cyangwa Gisimba, ariko n'uwari umugabo wanditse ibintu byitwa isi ya rusahuzi. Abo bategetsi ntabwo ari babi, ariko bariya bagenda bibi bya rubanda, bakafata twagombye gufasha abo bakene, maze bakadushyira mu mifuka yabo, maze imari bakayigwiza. Ibyo ntabwo ari byo. Hari igihe rero dushaka kubana na mwene abo gusa, ariko ntabwo ari ibyo. Imana iradukunda, natwe abakene irabakunda. Wamukenewe harya mu Kabyaza, Imana iramuzi kandi iramukunda. Cyangwa wahari i Nyanza, Imana iramuzi kandi iramukunda. Ya mayibobo yaritse ku nzira cyangwa se muri ruhurura, wa musanza buri wani Montreal wibera kuri metro water, yamfungwa iri Guantanamo cyangwa iri muri 1930. Abakene baturimo muri iki gihugu, avuga ngo ni ibihugu bikiza, ariko abakene barahari, abakene banyakujya barahari. Abo bose ni inshuti za Yesu ku buryo butangaje. Ntukihebe rero ngo urakenye muvandimwe, waba uri ahangaha cyangwa undi wese ushobora kuzumva ubutumwa, ntabwo tugomba kwiheba.
ntago tugomba kwiheba. Umunyarwanda yitiye umwana ati nge sinyize ariko kandi sinzanagukiza, ariko hakiza nde? Hakiza Imana. Hakiza Imana. Ubushomeri bukumereye nabi, abuze akazi, urizi kujya ama PhD tugira ma specialite, ariko akazi kagize gate karabuze. Akazi karanga kakabura, nta kutagize, wakubise hirya ukubita hino. Bibwire Yesu. Wabuze akazi mu bijyanye n'ibyo wakurikiye, bimubwire maze uzabona ibitangaza akora. Ndibuka mu 2002 nagiye gukora hanze, nari muri Australia na Timor. Hanyuma ndagaruka, akazi ndagahagarika ngaruka muri Quebec. Gushaka akazi uvuye hanze biragora. Shaka akazi kwezi kwa mbere biranga, kwa kabiri biranga, kwa gatatu biranga. Ngo niko nohereza amaseve. Urumva narohereza amaseve arenga 600. Mukabona trovi ugasanga ntabwo nibinyuremo, baguhamagare. Hari nabo wahamagaraga akakubwira ati se witwa nde wa mugabo we? Ati nitwa Gakinde Nose. Iryo zina bizarre ndumva naribonye ahantu mu bintu nasomye, ariko samedi pas grand chose. Ubwo nyine ukibya kamenya ko bayifashe bakayishyira he muzijya muri poubelle, ariko ngakomeza. Icyo gihe rero byari binagoranye, ntabwo nashoboraga gufata burasa kuko barebaga iyo waba ufite utufaranga wazigamye. Ubundi itegeko rya burasa rivuga ko ugomba kubanza ukatumara, noneho ukabona kugira ute kujya kwa burasa. Cyangwa ufite akamodoka kakanyakanya kagenda, ntabwo ashobora kuguha ukigafite, banza ukagurishe, hanyuma numara kuyamara ubone kujya gusaba iyo mfashanyo. Niko yaburya amategeko ya burasa avuga. Sinashobora kujyayo rero amezi angahe 6 ariko Imana iti ndahari. Bya bindi tuvuga nyine, burya kurya ntago ari ukurya ngo umarire. Tujye tumenya kurya, ariko tumenye no kujya gute bakuzigama. Abana muraha mujye mumenya ko kuzigama ari ngombwa, mutangire mumenye iyo system. Amezi 6 7, ariko yamara ngorera ngiye kumva numva kompanyi ikomeye cyane hano irampamagaye, irambwira iti hari reference imwe twabuze, ese iyo reference ushaka kutubonera indi? Ndavuga nti yamana nkorera irihe? Hari ibirimo. Ubwo batangiye kumamagara mbaza reference, nshaka indi nayo ngiye kubona mbona urwandiko rumpamagara ngo usaza utangiye akazi kandi mu bintu wigiye, maze uburambe bwose bwo ku kazi nari mfite barabubara. Ubwo barampamagara ndaza ntangiye akazi. Ese Yesu si igitangaza? Bibwire Yesu, maze nicyo kibazo kibwire Yesu uti waba ushomeri we, ntungishime hejuru, kuko akazi kose nzi ko ari aka Yesu kandi niwe ungenera. Uyibwire kandi uri seriye, yumve icyo kibazo. Bibwire Yesu, ni igitangaza. Ntabwo iyo dusenga isinziriye, irareba, iragira iti nyambaza nzagusubiza, nyambaza nzagusubiza. Ndetse akavuga ati ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Niba ushobora kutwereka ibikomeye utamenya, iyo ugeze hahandi hakomeye mu mahina, araza akakuba hafi akagufasha. Ibuka igitekerezo cy'umwana umwe ubwo hariya mu Rwanda muri cya gihe cy'umwijima ukomeye cyane, ibintu bicika, bashakije iwabo, arasimbuka anyura mu idirishya. Anyuze mu idirishya aragenda arirukanka, yirukanse agera ahantu hari icyobo yijugunyamo, ariko ahitse ngo ntiyagira icyabo, abamo hari umwijima mwinshi. Ariko agiye kubona kubigeze nijoro ngo harakonje, n'ubuhamya yitangira gubwe, harakonje. Maze agiye kubona abona igikoko kinini cyane kiraje kibyoye,
kigira gite kiramufata n'icyamurya kiramufata. Ngicyo gikoko kiramufata nuko arashyuha ariko bigeze aho umwana ngo atangira kwicwa n'inzara. Ngicyo gikoko kirasohoka kiragenda avuga ati noneho ni cyiza kirarya. Kigarutse ngo kigarukana ibijumba bidahiye ariko cyagombye kuba cyavanye mu murima ngo kiramuha. Aratangira agira ati arahekenya ararya. Uwo mwana yarazi ko byamurangira yirugunye mu cyobo kwa kundi nyine ubuzi aya magara atewe hejuru umwasamaye n'unda agasamaye ubwo yarirukanse gusa yirohamo. Cyawe ushobora no kubicyobo kirekire cyane ku buryo agenda ariko Imana yagize ite Yesu yarahamusanze hahandi utazi irahagusanga yimukirizamo ubwo ngo kigagenda cyomeze kimuzanira ibyo kurya kikamuzanira akarya nuko induru zicecetse wa mwana arasohoka. Igikoko ntiyamenye ibyacyo. Niba yari marayika w'Imana wihinduye igikoko yavuga hagati niba ari marayika w'Imana wihinduye igikoko ntabwo mbizi ariko cyari igikoko. Sinashobora kukibona neza ko hari mu mwijima ariko cyari igikoko. Hahandi udatekereza bibwire Yesu gusa. Undi muhungu twiganye yarambwiye ati nagiye mu ishyamba hafi amezi 8 ndagenda ngiye kwibona niba ari muri Kongo atari Kongo Zaire ariko hafi ya Cameroon. Nagezemo uko nahageze simbizi ishyamba ibikoko biba birimo inzoka ziba zirimo ariko yabibwiye Yesu. Hanyuma Yesu agira ati arahamusanga. Bana b'Imana tujye tumenya Yesu dukorera. Avuga ati kandi ntimuzatinye uwo Satani kuko niwe uduteza izo ngorane n'uduteza ibyo bibazo kugira ngo atumerere nabi. Ntimuzamutinye kuko ndahari kandi naramutsinze naramunesheje. Amen. Naramunesheje. Bavandimwe nimureke ibiturusha byose tubibwire Yesu kandi nabyo tugire dute tubibwire Yesu. Ab'imitima imenetse ngo agira ate arabakiza. Muri Luka igice cya 18 imbohe arazibohora impumyi arazihumura. Murabyumva? Ubwami bw'Imana n'ubw'abakene. Ubwami bw'Imana ngo n'ubw'abakene. Ngo abarushye arabaruhura, abaremerewe arabaruhura. Hahirwa abakene mu mitima yabo kuko azabaha iki ubwami bw'ijuru. Abashavura bazahozwa, abafite inzara n'inyota bazahazwa. Ibintu byero byose ubibwire Yesu. Hano Imana yarambwiye ati fata utubuwate 2. Aha mafite utubuwate 2. Imana yambwiye iti uzafata utubuwate 2. Akana akimigisha imigisha yose uzabona ujye uyishyiramo hano. Okay? Ati noneho ibibazo byawe byose ugira ute ubishyire muri aka ngaka. Murabona ko kanditseho ngo ibibazo cyangwa tepeni. Ubwo rero fata ibibazo byawe ubishyire uti dore ndafunze rwose prison imereye nabi. Ibyo ni iki? Icyo ni ikibazo cyane umugisha. Icyo ni ikibazo gishyire hehe mu kibibazo nakahe akakumukara shyiremo. Icyo ni intambara irangoye ararasa hirya hino ndone ndi hagati y'amasasu. Ese koko ndabigirane ubuzima bwanjye buri
mu ngorane, hanyuma icyo ni ikibazo ugishyire muri kakaye wateka ibibazo. Umugore wanjye aratwite karakana kambere kandi nta nubwo yenda dushobora yenda nta nakandi tuzabona, none dore ndivuyemo use koko mana. Icyo ni kibazo. Mu gitondo urabyutse ufashe sereyale hariya n'amata shyize ku meza, urariye, abana barazengurutse itabure murariye maze ibondo riregutse. Ese icyo ni ikiba muvandimwe? Niyo ni imigisha, kandi biravuga ngo ubwo ufite umugisha kurusha abantu miliyoni batazashobora kubona icyumweru gitaha kuko baraye bapfuye. Urumva iyo ni imigisha. Warize uriga urara amajoro uriga iyo kontabilite, uriga iyo finance, uriga reka ntiwareba iyo fizike za shimi zirakumena umutwe, ariko urarangije ushatse akazi urakabuze, baye umushomeri, ugize inzara. Yewega icyo ni ikibazo. Abana b'Imana, ariko uri kumwe n'umugore wawe, urabana n'abana bawe, urameze neza, uraseka, barabyuka ukabareba, maze umugore wawe mukubita ijisho ukumva uranyuzwe, umugabo wawe mukubita ijisho. Icyo ni ikibana b'Imana. Ni imigisha. Kenshi ntabwo tubizi, ariko ni imigisha. Utabifite ni umenya ko ari imigisha. Urumva? Ariko umunsi umwe umugore agize ati bye bye, birarangiye. Urumva? Birarangiye. Fata inzira yawe nanjye fata iyanjye. Icyo ni ikibana b'Imana. Kaga ndamera ntese ubu nzongera kurya abahungu mwe. Bibazo. Ariko ufite ka konti muri banki, uragiye ushyizeho muri ka banki royale, hariho udufaranga runaka, umeze neza, ushobora kujya ku ishuri, ushobora gukora akazi. Icyo ni imigisha. Mu gitondo karabyutse, umwana reka ntahumeka, yarwaye, ngomba kumujyana ku bitaro. Baramuhospitalije, bamushyizemo tibe mu mazuru, niyo hakivuga ko nakaga. Ariko dore uri mu gihugu cy'ibyiza, ahantu hatari intambara, nta rusasu na rumwe wumva hirya hino, umerewe neza, nta torutire. Wari uzi ko ufite imigisha kurusha miliyoni 500 z'abantu batuye muri iyi si bari mu kaga muri uyu mwanya? Wari ubizi? Iyo rero ni imigisha. Ababyeyi bose barashize, abavandimwe barashize, usigaye uri umwe gusa, ko nakaga. Ushobora kumva ijambo ry'Imana mu bwisanzure, ufite amahirwe kurusha abantu miliyari 3. Miliyari 3, kuko ushobora kujya ku rusengero ukumva iryo jambo ry'Imana. Iyo ni imigisha Imana yimba, kambwira ngo nyishyire muri aka kabuwate k'umweru, muri firigo hari icyo kurya, muri garderobe imyenda iruzuye, ndetse ugigira indambaro ubuhe mbesera, agashyiramo ukongera ukavanamo, iruzuye, ni myinshi cyane. Les habits. Dafunze rwose, prison imereye nabi. Ibyo ni icyo ni ikibazo cyane umugisha. Icyo ni ikibazo, gishyire hehe? Mu kibibazo nakahe? Akakumukara shyiremo. Icyo ni intambara irangoye, bararasa hirya hino, none ndi hagati y'amasasu. Ese koko ndabigirane? Ubuzima bwanjye buri mu ngorane. Hanyuma icyo ni ikibazo, ugishyire muri kakaye wateka ibibazo. Umugore wanjye aratwite, karakana kambere kandi nta nubwo yenda dushobora yenda nta nakandi tuzabona, none dore ndivuyemo. Use koko mana. Icyo ni kibazo. Umva ni karemere, ariko akumva kararemere. Bazimana ntese Mana bimeze bite? Ko numva kimigisha karemere. Imana iraseka cyane iti mwana wanjye, urabizi se
iyo ni imigisha. Ugomba kureba imigisha Imana iguha buri munsi, ukayireba ukamenya ko ari ingenzi, kuko akenshi ntabwo tubimenya ngo tubyitwareho tubyitwararike. Atari ko agomba ko impamvu kataremerera kuko ibibazo ni iki? Nuko ibibazo byose navuze ngo iki? Ubinzanire. Ibibazo byose rero ubinzanire. Ibibazo byose rero byari muri ako kabuwate nabifashe. Niyo mpamvu nagiye kureba nkareba munsi, mbona munsi karapfumuye, nta kintu kirimo. Naho ibibazo byose byageraga bite? Byanyuraga hano bikagenda kwa Yesu. Ya ndwara yose yashegeje ikanyura hano ikagira ite? Ikagenda kwa Yesu. Bwa bukene bwose bukanyura ahangaha maze bukajya hehe? Kwa Yesu. Yewe iwa mwana wanjye urwaye uri mu bitaro kwa muganga, nkabitura Yesu, nkabimubwira, maze na ya ndwara nkayibwira Yesu, maze Yesu yagira ite? Ikayifata. Uko yavuze ngo abafite imitwaro mwese abarushye n'abaremerewe ni musange, maze ya mitwaro yose mugire mute? Muyinzanire. Maze niyo mpamvu kakabuwate k'ibibazo nasanze kataremeye. Byose yarabifashe, ibifata mu maboko yayo, maze ibwira Satani iti uyu ni umwana wanjye, ni umwana wanjye, ibibazo byose umuteza nzagira nte? Nzabifata, kuko afite assurance yanjye. None se mubibwira Yesu? Mubibwire Yesu. Kuva uyu munsi ikibazo cyose ufite ugenda ukibwire Yesu. Icyakunani niba ari kakadroge, abajene murabizi, nziko hano bitarahajya ariko bishobora kubageraho, mushobora kugira influence. Hari abantu bagera doze, yatafashe doze uwo munsi bigenda bite? Amererwa nabi. Icyo kibazo rero ugenda ukibwire nde? Ukibwire Yesu. Iyo atishyizemo kagashinge ngo afate kakadoze cyangwa aje kugira ate? Kugira gusinifinga, niko basigaye babyita abajene. Dozi kandi yo kugira cya gusa igura 100 rimwe, kugira gutya 100. Niba rero ufite icyo kibazo ugenda ukibwire nde? Ukibwire Yesu. Ufite ikibazo cy'agasigisi kakubase, nubwo utakanywera muri rubanda ariko ukanywera harya munsi y'uburiri, harya ugahisha agacuma cyangwa agacupa, icyo girute ukibwire Yesu. Ukibwire Yesu uti wagasigisi we, Yesu azakunyiza. Bibwire Yesu. Bibwire Yesu. Nategereje Uwiteka nihanganye, niko muri Zaburi 40 igice cya 40 umurongo wa mbere n'uwa kabiri bivuga. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Yesu rero azagutsindira. Azagutsindira nyirabayazana ari we Satani. Satani nagushyira mu ngorane umubwira uti ntunyishime hejuru kuko yaragutsinze. Amen. Yaragutsinze ubwo yavukiraga hehe? I Betelehemu. Yaragutsinze ubwo washakaga kumwica agahungira muri Egiputa, ntushobore kumwica agakira. Yaragutsinze agutsindira mu butayu ubwo wamutegeraga ku butunzi bw'isi, ariko arakubwira ati ubutunzi ntabwo ari bwo kamara. Yaragutsinze agutsindira inyabihanga. Mubwire Satani, umubwire inyabihanga, umubwira ngo yivane kuri wa musaraba akanangira, kuko yarazi uwo yaje gukiza. Yaragutsinze ubwo nyuma ya minsi 3 yavaga hehe? Yavaga mu gituro. Yaragutsinze ubwo yazuraga Lazaro akamuvana mu gituro. Yabwiraga Satani ati nta bubasha ufite wa Satani we, naragutsinze kandi nzagutsinda. Yaramutsinze ubwo yagiraga ate? Yavuraga akavura nyirabukwe wa Simoni warushegeshwe n'ubuganga, akamuvura umukecuru akongera akagira ate? Agakira. Ubwo yavuraga yampumye baritumayo ikamufungura, amufungura amaso. Yaramutsinze. Satani rero umubwira uti Yesu yaragutsinze kandi nanjye azakunsindira. Ibibazo byose tugire dute? Tubibwire Yesu bavandimwe. Yesu aradutegereje ngo tumuzanire ibiturusha byose, maze agira ate? Aturuhure. Ibyari byaraturemaje tugenda duhetamye
tubizane tubimuture maze twongere tugende twemye nk'abana b'Imana. Bana b'Imana ndabasabira kandi nanjye nisabira ngo twongere tumenye Yesu, tumuhanga amaso, twumve ko ari we nyambere kandi twumve ko ari we uzadukiza. Wa munsi byose bizarangira, ngo nubwo yanyica, niko umugaragu Yobu yavuze, nubwo yanyica nzakomeza nyiringire. Nubwo rero iyo ndwara yakujyana, ariko uziko izakujyana ukazazukira kujya gute? Kubaho. Mbibwire Yesu kandi nabyo uhindukire maze ubibwire Yesu abane namwe, Yesu atube hafi, kandi Yesu akomeze kuduha kumumenya no kumukurikira. Nibyo mbambariza kandi nanjye niyambariza mu izina rya Yesu. Amen.